okay, nshaka yuko zamvuga ugasubiramo haba mu mutima cyangwa se out loud. Love is a one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Love is a one in a million. Muraho mwese, uyu nguyu Neshe yagarutse akaba yifuje kongera kuza kuganira namwe, dore ko nsigaye nubaka umunwa cyane, gusa nyine ibyo ntacyo bitwaye kuko ndabafite munini. Ndi kugira ngo nibutse umuntu mushyashya gukora subscribe, share, like and comment down below, kandi mutari mushasha urakaza neza nanone. But anyways, nifuje gukora iyi video mbere yuko tariki 8 z'ukwa munani zigera, kubera ko nibwo bamwe muri twe twatangiye amashuri, classes. Sinzi abandi igihe bazatangira naho se batangiriye, gusa nifuje kuyikora hakiri kare mbura umwanya, sinzi ko ntabwo is never too late. So nifuje mbere ko tugira mu gihembwe hagati, nifuje nyine kubasangiza aya magambo, nizere ko ari bubafashe. I hope ko ari bubafashe kandi nanjye ari bumfasha namwe. So ndabizi neza amashuri nyine ntabwo yoroshye, aba harimo ibintu byinshi bikomeye cyane, ndetse buri muntu wese atasobanukirwa, especially wenda ku bantu batiga, ntabwo bapfa gusobanukirwa mbese uburyo ishuri ritoroshe, uburyo ridutera stress, uburyo hari aho tugera nyine tukumva twa dropping out, mbese ku bantu batiga ntabwo, wenda nawe se batizi, ntabwo mbese bazi uburyo ishuri ritugora. Mbese hari bamwe bajya bumva mbese tuza ku ishuri gusa tugenda muri classe, amasaha akarangira tugataha, tukarya tukaryama, just like that. Ariko nyine ndagira ngo bamenyeshe ko atari ko bimeze. Ubuzima bwo ku ishuri ntabwo bworoshye, hari ugira amahomework menshi akagutesha umutwe, ukaba ubona mbese nyine it's not just homeworks. Hari igihe ufite homework ku mutwe wawe, ufite wenda ibibazo byihariye ku giti cyawe, wenda kuri wowe, ku muryango, mu nshuti, noneho hakongeramo n'amakase n'amahomeworks n'amakwizi n'amaexam, ugasanga nyine wenda utangiye kuba stressful, utangiye ku overthinking, utangiye kugira mbese ibintu biri negative gusa muri wowe, ukumva mbese ibintu bikubanye byinshi. Noneho nyine watsinga nk'amaclasses, ugasanga abantu batangiye kublaminga ibiki mbese wese agatangira kujudginga bitewe nuko ari kubyumva nawe se nuko ashaka kubyumva. Ariko nyine ndagira ngo mbibutse ko ibyo bihe twagarutsemo, tumaze igihe turi muri summer break nyine, buri wese yikorera ibyo ashaka. Hari abafashe summer classes, hari abari mu kazi, hari abagiye mu vacations, hari abatravelinze, mbese nyine muri no summer ishize buri wese yakoze ibyo yifuza. Gusa nyine ikinze nyanganya mukuru ni ukubibutsa ko nyine bya bihe bitari ibihe by'imikino twabigarutsemo, nshaka no kubabwira amagambo y'inkomezi azadufasha nyine gukomeza muri urugendo. Okay, nshaka yuko zamvuga ugasubiramo haba mu mutima cyangwa se out loud. You gotta choose. So twagiye. Ndazi neza yuko ubuzima butazoroha, ndazi neza yuko mu rugendo ntangiye nzahura n'abacantege benshi, cyangwa se nanjye ubwanjye nkagira intege nkeya z'umubiri, ariko nzajya mparanira icyatumye ntangira n'urugendo, ndetse nibuka neza yuko ibyo ndimo byose Imana iri kumwe nanjye, kubera ko Imana yarabyivugiye mu gitabo cya Yesaya igice cya 41:10 ngo ntutinye ko ndi kumwe nawe. Nzajya mparanira yuko ibyo nakoze hamwe n'Imana yanjye mu ruhande rwanjye nzabigeraho, kandi nanone nzajya nibuka yuko icyo nshaka ngomba kugiharanira. Nanone nibuke yuko impamvu yatumye ntangira urwo rugendo igomba kuba inkomezi mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kubera ko nimba nafite impamvu iri gutuma ntangira ikintu, nta n'impamvu nzabona ituma ngisoza.
ikindi nshaka guharanira nawe se kuzirikana mu buzima bwanjye ni uko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Muri Abafilipi igice cya 4:13, ubwo guharanira yuko ibyo nkora ntabikesha imbaraga zanjye, kandi nzi neza yuko Imana ishoboye. Ndazi neza yuko uko urugendo ruzaba rumeze, uko ibicanege bizaba mfite mu buzima bwanjye byose, ntabwo bizanca intege. Nzageraho mu mwaka nyinshi, ngire ibibazo ku giti cyanjye, byaba kuri njyewe, byaba ku muryango, byaba no ku nshuti, ariko ku masomo yanjye abiri, Isaiah 41:10 na Philippians 4:13, aya masomo azajya nkomeza mu rugendo ntangiye ndetse n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Yeah, thank you. So ikintu nshaka yuko dukomera, ntiducike intege, twagira icyizere, twagira ibyiringiro yuko nubwo bikomeye igihe kizagira birangire, nta mvura idahita, nta joro ridacya. Ikindi kandi njye nkunda gukoresha, iyo mbonye mbese isaha itambutse cyangwa se isegonda ritambutse, ngira ibyiringiro ko n'irindi riri butambuke, kubera ko uzareba hari ukuntu umuntu ajya aryama arakaye akabyuka wa mujinya washize. So whatever you're going through, know that it's gonna pass. It's not gonna last forever. Yeah, that's what I wanted to say to you guys. Please do not give up. Never give up. Always remember the reason why you started in the first place. Kubera ko kwibuka icyatumye utangira bizagufasha gukomera no guharanira kugera ku cyo wageze, kuko uzafite impamvu nyine wagitangiye. Thank you for watching. Subscribe, share, like, and comment down below. I love you, and God loves you more. And you should love yourself too, because I do love myself. Yeah. I love myself, bro. Like, oh, let's not do this. All right, guys. Bye. Have a great day. Muzagira amasomo meza mwese, n'abari mu kazi mukomeze mugire akazi keza, ndetse namwe babyeyi twasize mu rugo turabakunda cyane kandi turabasengera kuko muri mu mpamvu zidukomeza. So I love my parents so much, and I know for sure that they love me too. I remember me saying bye, and I'm still talking. Alright guys, good luck.